His Excellency yanyuze mu marisiki menshi cyane, ahitwa Nkana muri Kiyombe. Umwanzi yamenya hari mu rutoki, ashyiraho imbunda esheshatu za 120 azurubinga ku rutoki ararurasa. Ndagira ngo banze umureke avuga ku kibazo cya Nkana mu rutoki, kuko hari amateka maremare muri urwo rutoki. Muri karangize ibinyoma bye turebe uko tubisobanura. Ose hafi gucika, ndibuka 120 yakubise insina ari ngaha kundaki, insina yari ngaho wicaye yakijwe nuko yari kundaki. Mu gitondo cyaho bamenya aho yari bazana akajugujugu yirirwa ituzenguruka hejuru, baradvancinga turabarasa. Aho ntiwavuga ngo yakijijwe n'iki. Mu gitondo cyaho kuri 23 z'ukwa 12 badukura ahantu hitwa Kanyantana, tugeze imbere bajugunya ikompara rya mota inyuma y'umusirikare wa gatatu wari umukurikiye, riramukubita mu mutwe arapfa, yitwaga Gakuru. Buri muntu wese aba ari kuri risk. His Excellency yari kuri risk nk'abandi. Kayumba Nyamwasa yazanye abasirikare bo gutabara ngo avane Kagame muri urwo rutoki, ni nawe wahamuvana. Ni nacyo cyizere Kagame yagiriye Kayumba, amugira umuyobozi w'iperereza, kubera ko Kayumba yaramwitangiye kandi yari amaze gukorana inama na Fande Kayitare batinya. Kayitare aramubwira ati mukareke kagwiyo n'ubundi kazaduteza ibibazo. Kayumba birengaho aza kubohoza Kagame. Kuki utabivuga se? Kuki ubihisha? Kuko Kayitare yarapfuye, Kayumba yarahunze, ntabwo ushaka kubivuga. Hari ibivugwa kandi kuko biranumvikana ngo atabaye Kagame ngo mu rutoki, bamwe bati kuki wabikoze, kuki utamutayeyo, ubu ntabwo kaga dufite kari kararangiye, bavuga ariko babivuga. None nk'umusirikare bati kuki watabaye Kaga, kandi Kaga ubu ntabwo Abanyarwanda. Yewe ni nk'ibyo byose, ubwo yenda Kabarebe nabyumva azavuga ko namutabaye kugira ngo yenda azangire umuntu ukomeye, ariko ubwo wabibajije reka bikubwira uko byagenze. Ni hari aho yavugaga abantu twari Nkana mu mwaka w'1990, ngira ngo mu kwezi kwa 10 hari byari muri 91 90 mu kwezi kwa 12, byari mu kwezi kwa 12 90 mu kwezi kwa 12. Ubwo rero twari ahantu hitwa Nkana, noneho ingabo twari dufite icyo gihe zari aho ngaho, bamwe bari bagiye kwataka kuri komini Muvumba, ngira ngo murahazi, abandi bazamuka ku misozi yitwa Kabongoya, noneho aho urahanyura ukagenda ujya kuri komini ya Bwisigi. Twarahageze, ntabwo twamaze igihe kirekire, iminsi mike, abasirikare baraharwanira, noneho haza gukomereka umufisiye, yaje gupfa turimo gufata Kigali, witwaga Ngumba y'Ingwe. Noneho ngewe baza kumbwira ko Ngumba y'Ingwe yakomerekeye Kabongoya, nuko rero tuza kujya kumukurayo. Tumuvanyeyo tujya ahantu hitwa mu Kagana, ni ahantu muri Uganda, ubundi ariho twagendaga inkomere. Mpageze nsanga abasirikare abari baragiye Muvumba banavuyeyo, ubwo basanga nyine officers bari bahari. Noneho basanze aho ngaho, sakumenya ko Kagame we ntabwo yari ahari, ko nabo bakabarebe. Ndababwira se uyu ko adahari bite, kandi asigaye epfiriye. Batse none urumva byagenda gute? Urumva Rwigema yarapfuye, Bayingana yarapfuye, Munyenyezi yarapfuye, ariko
mutima wanjye muri icyo gihe numvaga ari responsibility yanjye kumva ko umukomureti, kuko yari umukomureti nawe twari tuziranye cyane gaburiya uburyo ko ibingiriro nawe twari tuziranye. Njye nafashe risiki ndagenda njya kubashaka, kuko bo ntibari bazi n'aho abandi basirikare bari, ibyo kabari bakubwira ntibari bazi n'abandi ko barangije withdrawing aribo basigayeyo kuko bonyine. Ubwo rero turimo kumanuka tujya muri izo ntoki kuko baratubonye. Nkigerayo baza kuturashisha yari mashini gani, ibyo bavuga ngo ni motari abeshya ni mashini gani, barasaga aho ngaho twari turi. Ntabwo byari n'ibintu bikomeye cyane kuko twari mu rutoki hejuru kandi abaturasaga bari hasi mu gasentere kankana, ntabwo bajya kutugeraho. Duhindura position ho gatoya, dutegereza ikigoroba kugira ngo twe gusohoka mu rutoki batubona. Turasohoka kuko turagenda tujya Kanyantanga hasi mu kibaya. Aho rero twarasanze Dodo, turasanga Bagire, turasanga Ngoga, turasanga na Cyiza. Hanyuma muri iryo joro nibwo Bagire yambwiye ati ariko ahangaha ejo Duyi ashobora kudutera, byaba byiza ko uyu mugabo twamuvana hano. Namugana ntangorane, reka tamukure. Nagiye n'undi muntu yarapfuye nawe witwa Dona, n'undi muhungu wabaga kwa Kagame witwa Mitima. Nuko twagiye twari bane gusa, yari Dona, yari jyewe, yari Mitima, yari Kagame. Tujya kumuhisha ku muntu wa kansara ya mugabo, ariko yari kansara ahantu kwa Kabanyoni, niho twamujyanye. Tugezayo tumusigayo na Mitima, njye na Dona tugaruka Kanyantanga. Iyo moto yo kabari bavuga koko uwo mwana moto yaramwishe, Gakuru moto yaramwishe. Mu gitondo nyine baje kudutera turaneshwa, muri uko guhunga koko mota uwo mwana iza kumukubita. Ariko Kagame yari yagiye nijoro saa 9 za nijoro, ntabwo yari ahari. Ibyo byo kabari bavuga nawe ubwe ntiyaraza ahari. N'umunsi wakurikiyeho ajya no kugenda ntiyamenye nuko yanagiye, kuko uwo Dona niwe wagiye kuzana imodoka iramujyana, ntabyo yarana ntabyo azi. None hasigaye akagera yakirwa abeshya. Njyewe rero kuvuga uti ibyo kuki babikoraga, nabikorera umuntu wese n'ubu. Kandi n'uyu munsi numvise ko afite ikibazo, mfite ubushobozi nakimufasha. Ntabwo nabireka kubera yuko hariho n'ibibazo byose. Njyewe n'uyu munsi nabikora. Impamvu nabikora ni iyi: impamvu twari hariya twaragiye ku rugamba, buri muntu wese agomba gufasha mugenzi we. Twari tuzi ko tuzarangiza twese tukabana muri kiriya gihugu. Ibi rero byo kwirwa abamwe twarabaye ibicibwa, abandi barabaye babembo, njyewe ntacyo bimbwiye kuko ntacyo bingabanyaho, nta n'icyo byanyongeraho. Abamwe bagiye kunyita igitangaza, kuko ibitangaza ni abatakiriho. Twebwe abariho nibura twashoboye kubona n'iyo nsinzi iyo bishimira, ariko njyewe ubu ntakibara nk'insinzi, ntabwo nkibara nk'insinzi. Nibura bashoboye kubona ko bageze mu Rwanda, abarimo kurwishimamo, ubwo nabwo niko Imana yabishatse. Ariko njyewe ntabwo njya ndi kuretinga ko n'ibyo nabikoze, kandi ko abari bazi ko byanabaye. N'uwo nguwo wavugira nawe arabizi ko
ko ibyo bintu byabaye. Noneho rero agasarira hamwe kuki wowe wabikoze noya nabikora n'uyu munsi nabikora kuko nta regureti njyewe mbifitemo na gato, kuko uretse se nawe none se hariho n'abantu yenda bari muri Exfara twajyaga dufata barakomeretse kandi babonye Nyezi na ba Rwigema barapfuye tukabana nabo. Ibyo nabyo byarabaye, nabyo ni ukuri. Tourism ntabwo ari ikintu dupanga, ariko mwibuke neza Exfara nayo bafashe abasirikare bacu babajyana i Kigali barabafunga baza no kubaduha bagera kuri 40. Ibi rero nk'umuntu w'umusirikare nta kundi kuntu babikora. Ntabwo ibyo bavuga ati twagize gutya tugira cyaba Exfara, nabo bafite ibyo bakoze, kuko nabo hari abacu bafashe kandi baradusubije. Natwe abo twafashe nabo twarabasubije. Nyamara iyo abantu bose bakaye bavuga bati nibiri ngibi iyo ari byo byaza ko ari byakozwe cyane kurusha ibindi, aho gushaka kumva ko wajya kujya kuririmba no kumva ko ugomba kujya ku byo n'abandi ku mubyimba, ibyo ntabwo ari byo twaba byaduhagurukije, nta nubwo ari nabwo buryo buri professional bwo kuba wakora ibintu. Ndetse ntabwo ari twe gusa. Ni byiza ko abantu, kuko hari abantu benshi bari mu ruhando rwa politike, bamwe bafitanye amasezerano y'ubufatanye mu bya politike. Ni byiza ko tumenya ko ayo masezerano cyangwa se ibyo bintu bitagamije atari kampanye yo gusova Kagame. Nibyo bintu tugomba kubaza. Ntabwo mvuga ngo yenda ntegereje kuzumva ko bazabigarukaho, ariko ni ibintu byasubiyemo inshuro 3 kuvuga ngo biramutse ndi buri mushobozi bwanjye namusova. Ndabizi ko mu bantu mwese muri ahangaha nta muntu uri muri business yo gusova Kagame. No mu Rwanda ndibaza ko bashobora kuba babaye disappointed kumva ko abarwanya ubutegetsi bashobora kuvuga bati umwanzi wacu twicaye ku gakano udusenyera amazu buri munsi, utwica buri munsi, dushyira muri hurura buri munsi, utujyana muri rwe, dufungira ubusa, twambura imitungo, dukenesheje. Ntabwo dukeneye kumusova. Uyu ni umuntu ugomba kwikizwa akajya ku ruhande. Ntabwo dukwiriye kumushakira niba nabyita salvation. Ntabwo twe tugomba kuba ari twe dushaka guca natanze iki. Ntabwo ari byo. Mu by'ukuri hariya biragoye kumenya niba kuko nabyumvise, ariko nabyumvise namwe mwabyumvise. Ati Mukesha ati yamukiza nk'umuntu cyangwa umukristo. Sinzi ko uzi ko ari umukristo, ariko ibyo byose ndibaza ko bikwiriye kumenyekana ibyo bivuze iriya jambo icyo risobanura. Genda zarisobanura twumva ibindi binyuranyije n'ibyo jewe nibwira cyangwa se nabyo n'ibyo abandi mwibwira. Ariko yes Nsengiyumva, merci beaucoup. Uti nawe uremeranya nanjye ko hakenewe kumenyekana ibyo Kayumba yavugaga rwose cyane. Kandi Nsengiyumva Celestin ni umuntu quand même vraiment uri raisonnable, at least muri definition zanjye. Ndibaza ko rero ibyo nanjye biranshimishije kubona Nsengiyumva nawe uko wabyumvise. Bikwiriye koko clarifications. Yenda gukora determination ubu ngubu simbizi, ko nzi ko uvuze uti sindegrete ibyo nakoze kira gihe, ibyo ngibyo turi kumwe, ntabwo wabiregete ko mwari mufitanye umurongo, ibyo birumvikana. Ariko kuvuga ngo n'ubu ndamutse biri mu bushobozi bwanjye afite ikibazo namukorera iki, please ntitubeshyane. Ntabwo biriya bintu ari byo. Niba ari nayo message yatangaga kandi koko abiburivinga, then ntabwo byaba ari ukurwanya Kagame, ko byari ukuvuga ngo twaba turi mu kampanye. Nta nubwo biri justifiye. Ni ukuvuga ngo turashaka ubutegetsi se,
nuvuga ngo tubisabe ku butegetsi gusa n'ubutegetsi dushaka no hari impamvu ziri fondamentale nyinshi cyane Kagame zituma tudashaka kugira ngo akomeze kuba ku butegetsi kurebera abanyarwanda reka sinzi ko muri mwebwe ndabizi muri abakristu benshi muri mwebwe sinzi ko hari umwe wasanga Kagame ari muringoti hariya akavuga ati ngwino nguhe ukuboko biragoye cyane cyakora nanjye ubwanjye Jean Paul nemera ko Kagame akwiriye gufungwa nemera ko akwiriye gufungwa ajya mu nkiko uko yazishyizemo abandi afite byinshi abazwa akabibazwa hari ikindi kintu kimwe ngira ngo nsorezeho ibi ngibi ndizera ko na Serge azaza kubisobanuza kuko nabonye bari muri damage control avuga ati ese Kagame ubutumwa arabwumva no Kagame ntabwo ari wenyine utabumva natwe ntabwo tubwumva ni obligation nk'abantu bari muri opposition kugira ngo umusobanure icyo bishatse kuvuga c'est très important sino hakwiriye kubaho umurongo uri Rukundo rero ndasaba message uri clair Rukundo ari igihe ushobora kugaruka ukavuga uti buriya byo navuga nibi reka nabyo muzabyumve niba bihari